Ibihe byiza kuri wowe ukurikiranye Dash TV. Uyu munsi ngiye kuvuga ku kintu cyoroshye cyane cyakoreshwaga kuva kera mu kwirukana imyuka mibi. Gusa ndashaka kuzabigisha ikintu cyitwa imyuka mibi niki. Ubundi bavuze imyuka mibi niki. Ariko wenda mu buryo bw'ubwiru nimbigisha ikintu cyitwa imyuka mibi, muzasanga imyuka mibi ishamikiye cyane ku cyo twita amarangamutima mabi. Nk'abantu biga iby'iyigandimi, ubundi ugiye mu Cyongereza nibwo ubibona neza. Icyo twita imyuka mibi, icyo twita abadayimoni, icyo twita amajini. Mu iyigandimi, daimoni mu Cyongereza ni demon. Iyo D ubundi ivuga negative. Activate, deactivate. Iyo D ubundi ivuga negative mu Cyongereza. Noneho iyo mon, demon, iyo mon mu iyigandimi, iyo urebye umuzi wabyo usanga ari moon. Moon bisobanura emotion. Ukwezi burya gufite ukuntu kwihuza cyane na emotions, amarangamutima. Bivuze ko demon ni amarangamutima mabi. Nimvuga imyuka mibi rero nushaka kujya wumva amarangamutima mabi cyangwa se amajini mabi. Muri Islam bivuga neza, iyo bavuze ngo amajini mabi n'amajini meza nicyo bashaka kuvuga. Demon, amarangamutima mabi bifitanye isano cyane. Iyo D ikavuga negative, cyangwa se ikagereranya icyo nakwita nka hari kibi. Hanyuma mon ikavuga moon, emotion. Demon rero n'amarangamutima mabi. Nimvuga amarangamutima mabi rero ujye wumva igihe waganjwe nayo akigarurira umubiri wawe, intekerezo zawe, roho yawe, ku buryo yangiza ubugingo bwawe. Kuva kera rero hari ibintu bajyaga bakoresha mu kwirukana ayo marangamutima mabi, cyangwa se mu kwirukana imyuka mibi, mu kwirukana abadayimoni, mu kwirukana amajini mabi. Kimwe rero muri ibyo bintu ngiye kuvugaho ni ikintu cyitwa umunyu. Ahangaha mfite umunyu. Uyu ni umunyu w'amabuye. Murimo murawumva? Uyu ni umunyu w'amabuye, ariko nkagira n'undi munyu w'inyanja. Uyu nguyu bawita sea salt, umunyu w'inyanja. Ntabwo ari wonyine mfite n'undi witwa gikukuru. Uyu nawo ni umunyu w'amabuye ariko watunganyijwe mu buryo bwo kuribwa. Urabona nk'uyu w'amabuye gutyo umeze, ushobora gukoreshwa mu bindi bintu, ariko kugira ngo uwurye byasaba kuwutunganya ku buryo umera nk'uyu nguyu. Nyine hari uburyo bawutunganyamo ukamera nk'uyu nguyu. So umunyu rero kuva kera wajya gukoreshwa mu kwirukana abo badayimoni, kwirukana imyuka mibi, kwirukana imyaku, cyangwa se gutuma amahirwe akuzira. Muri make ni ukuzana amahirwe mu buzima bwawe, kuzana amahoro n'ibyishimo mu buzima bwawe. Abakurambere bacu bakoreshaga iyi myunyu cyane muri ubwo buryo, ariko muri iki gihe dusa naho twabyirengagije. Niyo mpamvu uyu munsi nifuje ko twabiganiraho. Hari n'abakunzi b'inzu y'ibitabo bagiye banyandikira bati uzabikomozeho mu buryo burambuye. Twigeze kuganira uburyo umunyu w'amabuye, umunyu w'inyanja byifashishwa cyane mu kwirukana imbaraga z'umwijima mu rugo iwawe. Tubona uburyo gukoropesha amazi arimo umunyu w'inyanja cyangwa se w'amabuye byabikora, kuyakaraba se, gufata amazi ugashyiramo umunyu w'inyanja noneho ukayakaraba, uburyo byagufasha kuwushyira mu cyumba uryamamo, kuwurya mu biryo, kunywa mu mazi n'ibindi. Twarebeye hamwe uburyo byirukana imyuka mibi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ubundi buryo uyu munyu ushobora gukoreshwa binyuze mu kuwushyira mu nkweto. Gushyira umunyu mu nkweto bishobora kukuzanira amahirwe bikirukana imyuka mibi. Ushobora kumva ari ibintu byoroshye binatangaje, ariko bishobora gukora ikinyuranyo mu buzima bwawe. Mu bisanzwe ubuzima ku ruhande rumwe buroroshye, ni twebwe tubukomeza. Ibintu bikomeye tugeraho akenshi tubiterwa no gutera udutambwe dutoya tworoheje cyane muri buno buzima. Hari ibintu bifatwa rero nk'ibisuzuguritse cyangwa se bifatwa nk'ibisanzwe, ariko bishobora kugira imbaraga zihambaye zo gukiza no guhumanura. Sinzi niba twese turi bubyemeranyeho, ariko ndibanda cyane ku mateka n'uburyo abatubanjirije babikoreshaga, bikaba byabagirira umumaro. Nawe ushobora kuba wabigerageza ukareba. Nituza gusoza kino kiganiro turaba turi mu mujyi umwe wo kureba ese koko birakwiye ko umuntu yabikoresha cyangwa
nta mpamvu yo kwirirwa umuntu abikoresha. Umunyu ntabwo ari uwo kuryoshya amafunguro gusa. Kera bwo umunyu wigeze no kuba amafaranga. Kera hari igihe umunyu wigeze kugira agaciro nk'ak'amafaranga dufite uyu munsi. Ukajya ku isoko witwaje umunyu ugatahana icyo ushaka cyose kikaguranwa uwo munyu. Wari uzi ko n'ijambo salary risobanura igihembo, umushahara, iyo ugiye mu muzi waryo usanga rifitanye isano na soti bisobanura nyine umunyu. Abazi ibyiga ndimi babizi cyane. Kera abasirikare b'Abaroma bahembwaga umunyu. Wajyaga ku rugamba ukarwana, mu gutaha bakaguhemba umunyu. N'ahandi henshi mu isi warakoraga bakaguhemba umunyu, bakaguha nk'agafuka k'umunyu. Ni urugero. Urumva umunyu wigeze kuba amafaranga, akaba ari cyo kintu gihembwa abakozi. Ku rundi ruhande nta muntu utazi ko umunyu wifashishwaga mu komora ibikomere. Umunyu wari umuti kuva kera, gutuma ibintu bitabora nk'inyama n'ibindi bitandukanye. Mbere yuko firigo ziza, umunyu niwo twifashishaga mu gutuma ibiribwa bitabora, bikaramba, bikamara igihe. Mu kuryoshya amafunguro hose navuga ibiryo uko byaba bisa neza ku jisho bitari mu munyu nta cyanga byagira. Uzateka ibiryo utekereza ko bishaka kuba biryoshye kurusha ibindi byose mu isi nzima, nurangiza wibagirwe gushyiramo umunyu uryeho uzambwira nta cyanga byagira. Hari n'abatebya bahanura ariko bakavuga ko umunyu ari nk'ibibazo by'ubuzima. Ubuzima butarimo ibibazo ntibwaryoha nk'uko ibiryo bitarimo umunyu bitaryoha. N'ijambo ry'Imana araho rigera rikatwita umunyu w'isi. Muzasubire muri Matayo 5:13, 16 gutyo, aho ngaho haranditse ngo muri umunyu w'isi. Ariko se umunyu wakayutse bawusubirishamo iki uburyohe? Nta kandi kamaro kawo kereka kujugunywa hanze ugakandagirwa n'abantu. Abashaka kugaragaza ko abantu badasanzwe. Mugomba kuba urumuri, murikira mugenzi wawe, murikira isi, muri urumuri rw'isi, muri umunyu w'isi. Ryohera isi, hinduka umunyu, omora ibikomere by'abantu nk'uko umunyu bikora, tuma abantu baramba nk'uko umunyu bikora, ubikorera ibindi biribwa. Hinduka umunyu w'isi, ryoshya ibintu, yungurura isi nk'uko umunyu yungurura isi, humanura isi nk'uko umunyu humanura isi, gutyo gutyo. Bagakomeza bati ntawe ucana itara ngo aryubikeho ikibo, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo, aho rimurikira abari mu nzu bose. Baho ubuzima rero butuma abakugaragiye bose basingiza so wo mu ijuru, nk'uko umunyu nawo ubaho ubuzima butuma abawugaragiye bose bagira ubuzima, baryoherwa n'ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuva kera rero mu mico itandukanye umunyu wafatwaga nk'ikimenyetso cyo guhumanura no kurinda. Kwirinda imbaraga za sekibi, kwirinda imbaraga z'amarozi, no kuzihumanura. Mu guhumanurwa umunyu warifashishwaga. Mu kwirinda guhumanywa umunyu ukifashishwa cyane. Mu myaka kera umunyu wari ufite agaciro gahambaye cyane. Hari igihe uko zahabu ifatwa ubu ngubu, uyu munsi uko zahabu ifatwa, ariko umunyu nawo wafatwaga. Hari igihe umunyu wari ufite agaciro gahambaye cyane. Ariko niba hari ikintu kinahendutse ku isoko muri iki gihe n'umunyu. Mu bantu bahaha, mu bantu bateka, bakubwira ko ikintu gihendutse kandi kiramba cyane mu rugo, mu gikoni, ni umunyu. Nubwo gihendutse gutya ariko ntabwo ariko byahoze. Hari igihe kera umunyu wari zahabu, wari amafaranga. Mu mihango y'amadini umunyu warifashishwaga cyane mu guhumanura no kwirinda imbaraga za sekibi. Kuva kera umunyu wifashishwaga nk'ikintu gikiza, kiyungurura ubugingo, kiyungurura roho, gihumanura, kikanarinda imbaraga z'umwijima. Uzi ko kera hose iyo umuntu yamenaga umunyu byasobanuraga umwaku, kuwumena by'impanuka, umwaku. Niba ugiye guteka ukamena umunyu, menya ko ari ikimenyetso cy'umwaku, umwaku wakuziye. Itonde muri iyo minsi, kubera ko sekibi akurira urunono, niba ariko ntavuga. Imyaka iragukikije impande n'impande, ugiye guhura n'ibizazane. Kumena umunyu kikaba ari ikimenyetso, kuwumena by'impanuka. Iyo byakubagaho gutya kera, hari ukuntu abantu bajyaga babikora. Wahitaga ujya hanze nko ku mbuga ugashushanya uruziga, noneho wamara gushushanya uruziga ukanyanyagizamo umunyu, ubundi ugahagararamo ugasenga. Icyo gihe imyaka yabaga yakuziye, wagombaga gusenga kugira ngo imyaka uyirukane, kandi nanone ukayirukana uhagaze muri wa munyu. By'umwihariko wamennye umunyu, biguha ikimenyetso cy'uko imyaka yakuziye. Noneho ushushanyije uruziga hanze mu mbuga,
uruhagazemo, urasenze, uri kwirukana iyo myuka cyangwa se uri kwirukana iyo myaku ukayitsirika. Iyo myaku yabaga ibungabunga wabaga uyitsiritse iyo wakoraga uwo muhango. Kuva kera gukandagira mu munyu rero byari umuhango ukomeye cyane, wirukana imyuka mibi, kwirukana imyaku, guhumanura amarozi y'abagome n'abagambanyi, bikaba rero n'ikintu kikongerera amahirwe. Kuva rero aho kugendesha ibirenge bicikiye, uyu muhango wo gukandagira mu munyu ntabwo watakaye gutyo gusa, hizwe ubundi buryo wakoreshwamo. Ubwo buryo rero nta bundi uretse gushyira umunyu mu nkweto mu gihe nta masogisi wambaye, cyangwa se ugashyira umunyu mu isogisi ugiye kwambara. Niba uhisemo kwambara amasogisi, ubwo umunyu urawushyira mu masogisi, urawuminjira mu masogisi. Niba uhisemo kwambara inkweto zitagira amasogisi, umunyu urawushyira mu nkweto. Nubwo buryo babikoreshamo, ukirirwa uwukandagira umunsi wose, uba utsiritse imyaku yose y'uwo munsi. Ibirenge byawe ntabwo ari urugingo rw'umubiri gusa, ahubwo ibirenge bifatwa nk'imizi y'igiti. Ni ukuvuga ibirenge byawe nushaka bifate nk'imizi y'igiti igufasha mu rugendo rw'ubuzima bwawe. Ushaka guhumanya igiti burya ahera mu mizi. Niyo mpamvu haba amarozi bita amategano, ukayarenga, wayarenga ubwo kaba karabaye. Tekereza aho bagutega ibintu ngo nabirenga ngo azamere gutya na gutya na gutya, kandi koko bikaba byanabaho. Ni ukuvuga baba bahereye mu mizi. Hari uburyo rero iyo mihango yajyaga ikorwa. Mu rugendo rero rw'ubuzima duhura n'ibintu byinshi bigamije kudubyinagaza, duhura n'abanzi benshi badashaka ko dutera agatambwe. Abo banzi rero iyo babonye umuntu w'indangare bashobora gukoresha ibintu bya kamere bamuhumanya. Niyo mpamvu kuva kera mu kwirinda uko guhumanywa, nawe ushobora gukoresha ibindi bintu bya kamere ukaburizamo abaguhumanya. Muri ibyo bintu bya kamere rero hari abizera ko umunyu ari ikintu gishobora kuba cyahumanura ibyo bashobora kugutega cyangwa se kuguterereza. Mu myizerere yose ibaho kuva kera bizeraga ko utiyumva nabi gutya gusa, haba hari impamvu yumva nabi, haba hari impamvu amahirwe aguhunga uko gusanga, hari impamvu ibintu byawe bitagenda neza. Hari ibirantega ituma icyo ugerageje kuremaremya cyose kizamo kidobye. Hari impamvu wowe ushishikarira ibintu uzi neza ko bigushyira mu kaga, kandi nyamara hari ibindi uzi neza ko ari ibya nyabyo ariko byo ukabigendamo gakeya. Ababyizera gutyo rero bemeza ko hari igihe uba warahumanyijwe n'abagome, hari igihe uba ufitwe n'imbaraga mbi, imbaraga z'umwijima. Hari igihe abadayimoni baba barakwigaruriye uhereye ku mubiri, intekerezo ndetse n'uburyo bw'umwuka cyangwa se na roho, ubugingo. Abadayimoni bakaba barakwigaruriye bahereye ku mubiri, kubera ko igishaka kwangiza intekerezo gishobora guhera ku mubiri. Iyo imbaraga z'umwijima zaganje umubiri, zikaganza intekerezo zawe, zikaganza amarangamutima yawe, biba byarangiye yuko n'ubugingo bwawe akenshi buba bugeramiwe. Niba rero winyumva gutyo, bivuze ko hari abantu bakinishije ubuzima bwawe, bakinishije imibereho yawe, bayobya inyenyeri yawe. Hari abantu rero babyizereramo, bizera ko nawe uba ugomba gukina nabo. Umukino mwiza rero ni ugukoresha ibintu bya kamere ushyiraho ubwirinzi mu buzima bwawe. Uburyo rero bworoshye budahenze, butagusaba ibya mirenge, ni uburyo bwo gushyira umunyu mu nkweto zawe. Abantu benshi bashobora kubyumva bakumva ni ibintu bitangaje, bitanashoboka, bitanabaho, ariko ababyizereramo bizera ko ari ibintu bikora. Cyangwa se gushyira umunyu mu masogisi yawe. Aha simvuga umunyu wo mu gikoni, ndavuga umunyu w'amabuye, uyu nguyu nababwiraga. Hari umunyu w'inyanja, ari wo uyu, cyangwa se uw'amabuye watunganyijwe mu buryo bwo kuba abantu banawukoresha no ku meza, ni uyu nguyu. Icyo gihe ushobora gufata uyu w'amabuye ukaba wawusya akaba ari ukoresha, birashoboka. Cyangwa se ugafata uyu w'inyanja akaba ari ukoresha, cyangwa se ugafata n'uyu nguyu noneho w'amabuye watunganyijwe muri ubwo buryo, nawo akaba ari wo ukoresha. Ni ibyo ngibyo bijyanye n'umunyu wenda ushobora kuba wahitamo ukawukoresha. Gusa waburaniwe burundu, ku buryo wenda utabona uyu munyu w'amabuye, ku buryo utabona uyu munyu w'inyanja, ushobora no gukoresha gikukuru. Gikukuru nayo ushobora kuba wayifashisha, cyangwa se waba waburaniwe ku buryo na gikukuru utayibona, ugakoresha n'uwo mu gikoni. Uwo mu gikoni nawo ukaba wawukoresha. Ikizima ni uko ubikorana umutima ufungukiye kubikora. Akaba rero ari bimwe mu byo wazirikana. Gusa nimero ya mbere ni umunyu w'inyanja n'umunyu w'amabuye.
iyo myunyu ibiri niyo myunyu akenshi yifashisha. Impamvu ariyo myunyu yifashishwa cyane nuko iracyifitemo umwimerere ugereranyije n'umunyu wo mu gikoni. Iyi myunyu y'amabuye n'imyunyu y'inyanja iracyifitemo kamere, ni ibintu bishaje cyane, ni ibintu bisazanye n'isi niba ariko navuga. Umunyu ni ikintu gikomeye cyane, niyo mpamvu buri kintu cyose ugisangamo umunyu. Buri kintu cyose ugisangamo umunyu, buri kimera cyose ugisangamo imyunyu, buri kintu cyose kirimo umunyu. Nuvuga umunyu n'isi ni mahwi, ni mahwi. Nuvuga ni hari ikintu gifite imbaraga z'isi, ni umunyu. Uyu munyu rero ushobora kuwushyira mu birenge byawe byombi, iburyo n'ibumoso, ku muntu utazi neza aho ibibazo bye bituruka. Wa wundi uri mu gihirahiro, hari umuntu ubona ibintu bimugwirira ariko atazi ibyo ari byo, akajya ahora abona se iyi myaka ituruka he, ibibazo byanjye ko ntazi ahantu bituruka, koko ni iki kintu cyanyiza iyi migogoro. Icyo gihe ukoresha mu nkweto zawe zombi. Hari umuntu rwose ibyo agerageje byose byanga, icyo gihe ashyira mu birenge bye byombi. Ariko ku muntu ukeka aho ibibazo bye bituruka ariko akabura imbaraga zo kubyigobotora, urugero uzi neza ko ibibazo byawe wenda bituruka ku kubatwa n'ikintu runaka, kuvuga uti ndetse iki kintu ubuzima bwanjye bushobora kuba bwagenda neza, icyo gihe ushobora gushyira uyu munyu mu kirenge cy'ibumoso. Mu kirenge cy'ibumoso, impamvu bahitamo ikirenge cy'ibumoso ni uko ukuguru kw'ibumoso guteganye neza n'umutima, umutima nawo uri ibumoso ku mubiri w'umuntu. Icyo gihe ushobora gushyira ku kirenge cy'ibumoso gishamikiye ku mutima. Uyu munyu uba ushyizemo rero, ababyizeramo bizera ko ushobora guhindura ubuzima bwawe, ushobora kuguhumanura kandi ukakurinda imitego ya sekibi, ukanakongerera amahirwe. Urabyumva nk'ibintu bisanzwe, ariko ababyizera bifata nk'ibintu bihambaye mu gufasha mwene muntu guhumanuka. Najyaga mbona hari n'abantu babikoreshaga kera bagiye nko mu kizamini cy'akazi. Wajya mu kizamini cy'akazi ugafata umunyu ukawutonyangiriza mu nkweto, cyangwa se bagiye mu kizamini cy'amashuri, abagiye nko mu bizamini bya leta agafata umunyu mbere yo kwinjira mu kizamini, cyangwa se mbere yo kuva mu rugo agiye mu kizamini agashyira umunyu mu nkweto cyangwa se mu masogisi. Ni nka kwa kundi abana bajyaga bakoresha ngo mudakubitwa, ngo yaba ngo awufite ngo iwabo ngo ntabwo wari mukubite nubwo yabaga yakosheje. Harimo n'abantu rero bakoreshaga umunyu muri ubwo buryo. Abagiye mu kizamini cyo gutwara ibinyabiziga agashyiramo umunyu mu nkweto. Abagiye mu rubanza runaka agashyiramo umunyu. Ubu buryo bwakoreshwaga kuva kera, na n'uyu munsi hari abantu bakibwizereramo. Hari n'ubundi buryo abandi bakoresha, ariko mu gihe bafite umwanya uhagije bafata uwo munyu w'amabuye bakawutoba mu mazi make, bajya kwambara inkweto bakabanza bakayakandagiramo. Nyuma yo kuyakandagiramo wirinda guhita wihanagura, urareka ukumuka neza. Wamara kumuka ukabona kwambara ibirenge, urumva bisaba umwanya kugira ngo utegereze wumuke. Ubundi buryo wakoresha bunafite imbaraga kurushaho, ni nabwo abantu benshi bashaka gukora iyi ritual bagerageza, ni uburyo bwo busa naho bugoyemo, ariko bakizera ko ngo buba bufite imbaraga cyane kurusha ubundi buryo bwose nabasobanuriye. Ubu buryo urafata umunyu ubushyire ku gasahani. Ni ukuvuga ngo dufashe uyu munyu uwushyize ku gasahani, reka tufate wenda uyu wose uwushyize ku gasahani. Numara kuwushyira ku gasahani, nijoro nka 9:00 z'ijoro usohoke mu nzu ujye hanze y'inzu yawe. Nijoro rwose byaba byiza mu kirere hari inyenyeri, mu kirere hari ukwezi, haramutse hari ukwezi kuzuye byaba ari byiza cyane kurushaho. Hanyuma ukoresha urutoki rwa musumba zose, ni uru rurimo hagati. Urutoki rwa musumba zose urukoresha gute? Tuvuge ko umunyu uri ku gasahane, ukoresheje urutoki rwa musumba zose ukaraga wa munyu mu buryo bw'isaha, nk'uko urushinge rw'isaha rwikaraga. Ni ukuvuga ubuva ibumoso ujya iburyo. Urutoki rwa musumba zose kubera iki ari rwo bakoresha? Nuko urutoki rwa musumba zose mu mico itandukanye ya kera, nuko uyu munsi rwaje gucurikwa ruhinduka urutoki rusobanura igitutsi. Ariko kera rwafatwaga nk'urutoki rw'umugisha, na n'uyu munsi rufatwa nk'urutoki rw'umugisha ku babyizera gutyo. Ariko uyu munsi umuntu akweretse urutoki rwa musumba zose mushobora no guhangana, kubera ko waba utekereje ko agututse, ariko siko kera byabaga bimeze. Ahubwo kera iyo umuntu yakwerekaga urutoki rwa musumba zose yabaga kwifurije ubutunzi.
yabaga akwifurije amahirwe, yabaga akwifurije imigisha, ariko uyu munsi uzarwereka umuntu urebe muzaserera. Gusa kera rwafatwaga nk'urutoki rw'umugisha, uwarukwerekaga ntabwo yabaga agututse, ahubwo yabaga akwifurije amahirwe, ariko abantu bararuhindanyije baruhindurira igisobanuro. Uru rutoki rukaba runasobanura isanzure muri za elema zigize ubuzima, ruhagarariye ether. Twabonye elema 5 zigize ubuzima, harimo amazi, hari ubutaka, hari umwuka, hari umuriro, hari n'isanzure, ether cyangwa se space. Urwo rutoki rwa musumba zose ruhagarariye space cyangwa se ether. Mu mibumbe ruhagarariye umubumbe wa Saturn. Umubumbe wa Saturn ufite urugori ku ruhande, ufite ikintu kiwukikije ku ruhande kimeze nk'urugori. N'izi ngofero abacamanza bambara, izi ngofero abantu ba graduating, abantu bahawe impamyabumenyi y'icyiciro runaka, abantu basoje amashuri bambara, nazo ziba ziriho ruriya rugori. Bifitanye isano kubera ko umubumbe wa Saturne usobanura insinzi, usobanura amahirwe. Niyo mpamvu ziriya ngofero abantu bazambara, n'abacamanza barazambara iyo bagiye guca urubanza bagaragaje uwatsinze. Ni ingofero z'ubutsinzi. Biba bisobanura rero umubumbe wa Saturn. Uyu mubumbe rero uhagarariwe n'uru rutoki rwa musumba zose. Uru rutoki rukaba rusobanura ubwenge, rusobanura ubutunzi, amafaranga, intsinzi, kuzuza inshingano. Ahandi rugasobanura umuryango cyangwa se inzira ikuganisha ku butsinzi. Niyo mpamvu rero urutoki ari rwo bifashisha mu gutunganya uyu munyu cyangwa se mu guha imbaraga uyu munyu. Ufata rero umunyu ukawushyira ku gasahani, ubundi ugakoresha urutoki rwa musumba zose ukaraga uwo munyu nk'uko urushinge rw'isaha rwikaraga. Uko ukaraga ni kuba witekerezaho. Tekereza icyifuzo wifuza mu buzima, ubutsinzi wifuza mu buzima. Ese ni ukubona akazi, ni ukubona amafaranga, ni ukubona amahoro n'ibindi. Ni uko nguko uba ubitekereza. Muri make ikintu uri gushaka nicyo ushyira mu ntekerezo zawe. Ni uguhumanurwa se, ni ubwirinzi se. Ibyo bije mu bitekerezo byawe nk'ibyifuzo nibyo watura, ukabyatura umeze nk'umuntu uri gusenga, usaba Imana imbaraga kugira ngo izo mbaraga ziheshe uwo munyu kugufasha kubigeraho. Niba ariko navuga, muri make ni uko uyu munyu uba ugomba kukubera umugisha. Ni nk'uko iyo ugiye kurya, reka mbahe nk'urugero, uzarebe iyo ugiye kurya ugasenga, ugusengera amafunguro, uri kuyasengera ngo bigende gute? Amafunguro uba uyasengera kugira ngo nagere mu mubiri wawe akubera umugisha, ahumanukemo imivumo y'ubutaka, imivumo y'isi. Murabizi ko hari n'abantu basenga gutyo: Mana humanura ibi biryo ubikuremo umuvumo w'isi, umuvumo w'ubutaka, ubikuremo imyuka mibi. Akenshi iyo turi gusenga dusengera amafunguro nuko tuba dusenga. N'uyu munyu rero nuko nkuko ubusenga uvuga, ariko noneho ubu usengera uwusanisha n'ibyo bintu uri gutekereza mu mutwe wawe. Ubu uri kuwusanisha nicyo wifuza ko uyu munyu wagufasha, nk'uko iyo uri gusengera amafunguro ubu yasengera kugira ngo agutungire umubiri, agutungire umubiri, anagufashe ko roho nzima itura mu mubiri muzima. N'uyu munyu niko ubikora. Kandi ibintu byose uvuga ntubivuga mu hazaza, ubishyira nona. Nona, ntugasenga uvuga mu hazaza, uzakora ibi uzakora ibi. No, senga umeze nk'utegeka nona, byature none, bivuge none. Iyo umaze guhesha umugisha rero uwo munyu, urongera ukawufata ukawukura ku gasahane ukawusubiza mu gakoresho wenda wari urimo cyangwa se mu kindi gikoresho runaka. Bibaye byiza cyaba igikoresho gikozwe mu kirahure cyangwa se kikaba igikoresho gikozwe mu ibumba. Bibaye byiza niho uwo munyu uwubika, ukawupfundikira rero. Wamara kuwupfundikira ukajya ukuraho mukeya, ukanyanyagiza mu nkweto zawe mu gihe nta masogisi wambaye, ubundi ukikomereza gahunda zawe nk'ibisanzwe. Waba wambaye amasogisi ugashyira mu masogisi. Icyo bigamije ni uko umubiri wawe uwukoraho. Iyo rero ubikoze gutyo, aho ukandagiye hose harakumva. Amahirwe ntumenya ahantu aturutse. Ababyizereramo gutyo babyizera muri ubwo buryo, kandi hari ubuhamya bwinshi bw'abantu bagiye babikoresha bikabakorera. Ibi ubikora buri uko uvuye mu rugo ugiye muri gahunda zo gushakisha imibereho. Niba wiriwe mu rugo nta mpamvu yo gukomeza kubikora. Iyo ubonye bigukoreye ubigumaho kugeza igihe uzashakira, byaba amezi, byaba umwaka, byaba imyaka 5, byaba imyaka 10, urakomeza ukabikoresha mpaka ubwo uba warabonye nyine ikintu kigukorera nawe mu buzima. Uba warabonye akantu k'amahirwe, uba warabonye umudakubitwa wawe. Umudakubitwa aba ari uyu munyu.
nk'uko n'umuntu ashobora kugendana bibiliya ikamubera umudakubitwa, avuga ati iteka ryose iyo mfite bibiliya amahirwe arangana. Mujya mubona abantu bagendana bibiliya, nawe uba warabonye ikindi kintu gishobora gufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nk'uko umuntu ashobora kugira ikintu runaka afata nk'amahirwe ye, ubwo nawe nyine warabonye ikintu cy'amahirwe. Ikindi ntabwo ushyiramo umunyu mwinshi, ushyiramo umunyu wafata n'intoki 3. Ntabwo ari ukugenda ukandagiyemo ngo wuzuye mu nkweto, ni ukunyanyagizamo ugakwiza nyine mu nkweto hose cyangwa se mu masogisi hose, ubundi ugakandagira. Ubonye bitagukorera wahindura uburyo ukagerageza n'ibindi. Hariho ubwoko bwinshi bw'ibintu wakoresha bikagufasha guhumanuka cyangwa se bikakubera ubwirinzi bwa kamere. Ukibuka ko umunyu uhesha umugisha ari umunyu ukoresha mu gihe cy'iminsi 28. Ni ukuvuga guhesha umugisha umunyu uba ugomba kuwukoresha mu minsi 28 gusa. Impamvu y'iminsi 28, nko ku bagore ho bagira nk'ibihe by'ukwezi bidahindagurika byaborohera kubibara, buri uko uvuye imugongo wajya uhita utegura uwo munyu muri ubu buryo navugaga. Ku bagabo namwe ni ukuzirikana iminsi 28. Kubera iki iminsi 28? Ni uko bigendera ku kwezi. Cycle y'ukwezi yisubiramo buri minsi 28. Buri minsi 28 cycle y'ukwezi iba yisubiyemo. Niyo mpamvu gutunganya uyu munyu no kuwukoresha bisaba gutegura ushobora kumara iminsi 28. Wamara gusoza iyo minsi 28 ukongera ukawuhumanura muri ubwo buryo, cyangwa se ukawuhesha umugisha muri ubwo buryo navugaga bwo kujya hanze ukawukaraga ugenda watura cyangwa se usengera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bikaba byiza mbere yo kubikora kubanza kumva umutima utagucira urubanza. Ushobora kubanza kwiyeza, ushobora kubanza kwihana, ushobora kubanza kumva umutima nyine utagucira urubanza, ukabikora nyine wumva uhamanya n'umwuka yuko uri nta makemwa muri ako kanya. Mu bijyanye n'ubwirinzi, umunyu ukoreshejwe gutyo uba uguhaye ubwirinzi ako kanya. Ku bijyanye no gukabya inzozi, insinzi, amahirwe, bigusaba gusoma ibimenyetso by'ibihe. Rimwe na rimwe bikanasaba gutegereza igihe nyacyo, wowe ugashyira umutima kuri izo nzozi, ibindi ukabitegereza bikikora. Amahirwe akuganisha gukabya inzozi agenda aza mu buzima bwawe mu buryo nawe utazi. Ni ibintu by'ubufindo bigenda byikora gahoro gahoro. Mu ncamake icyo wasigarana no ku munyu ari ibindi birenze uko ubitekereza. Igikorwa gito nko kuwushyira mu nkweto gishobora gukora ibitangaza mu buzima bwawe, yaba mu buzima buzira umuze, ubuzima bw'imitekerereze n'ubuzima bw'iby'umwuka. Kuva kera rero wakoreshwaga mu gutanga iringanira ry'ibintu bitandukanye. Umunyu unyunyuza imbaraga mbi. Niba rero umunyu uringaniza icyanga, ibiryo bikaba bitandukanye ku isahani, ariko washyiramo umunyu bikagira injyana, hari impamvu ibiryo utarimo bitaryoha. Mu kuwushyira mu nkweto rero bihumanura aho unyura hose, bikaringaniza ibyumviro byawe, bigaturisha intekerezo, ukagabanya stress, ukiyumva neza, ukagira intumbero. Uretse n'ibyo ni na mwiza ku buzima bw'ibirenge. Burya umunyu wica microbe zishobora kwihisha mu birenge. Uzanabirebe, hari umuti woroshye ku bantu banutsa inkweto, ni ukuzishyiramo umunyu. Kujya kwambara inkweto ugashyiramo umunyu ubwabyo ni umuti. Ni umuti. Reka tureke n'ibyo bintu by'imihango, ushobora kubikorera gusa kuba ari umuti. N'abantu bakunze kwambara inkweto mu kazi wenda gatuma babira ibyuya cyane, nk'abasportifu n'abandi batandukanye, biba byiza gukoresha umunyu muri ubu buryo mu kwirinda ko bagiteri mbi zakororokera mu nkweto, zikaba zateza uburwayi. Umunyu ufasha ibintu byinshi cyane mu buzima. Ibi ni ibintu bya kera, nubwo wasubira inyuma muri Middle Ages bizeraga ko niba hari ikintu kizirana n'imyuka mibi ni umunyu. Byonyine no kuba umunyu utabora ni ikintu gikomeye cyane. Kuva kera rero umunyu wafatwa nk'ikintu gitagatifu gikurura amahirwe, kikirukana imyaku. Niyo mpamvu abantu bavuga ko burya mbere yo kwimukira mu nzu nshya bibaye byiza wabanza ukanyanyagizamo umunyu. Nanababwiye ko kuwumena by'impanuka ni ikimenyetso cy'imyaku. Na kuriya ku meza mugiye kurya umuntu akawufata ukamucika ukameneka. Hari abantu babizi ahita avuga ati uyu muntu uko ariho roho mbi bimeze bite, uyu muntu uko ariho imyuka mibi bimeze bite. Aba ari ikimenyetso cy'imyaku rero. Hari abizera ko haba hari umwuka mubi uri kuri uwo muntu, cyangwa se hari umwuka mubi uri aho ngaho. Wari uzi ko kera niyo umwana yavukaga bazanaga umunyu bakawunyanyagiza iruhande rw'aho aryamye mu kumurinda imyuka mibi, cyangwa se bakawushyira mu gafuka bakakazirika hafi y'aho aryamye mu rwego rwo kumurinda imyuka mibi. No kubatizwa kera hari ukuntu bajyaga babikora,
wajya kubatizwa bakaba bateguye ahantu runaka ubanza gukandagira mu munyu mbere yo kujya kubatizwa. Noneho wava no kubatizwa uvuye mu kidendezi nabwo ukongera ugakandagira mu munyu. Bakaba barizeraga ko bifasha uwo muntu batijwe kwinjira mu rugendo rushya aba yinjiyemo nyine nyuma yo kubatizwa. Byabagaho rwose, mbere yo kubatizwa mu mazi menshi akabanza agakandagira mu munyu, no kuva mu mazi menshi akabikora gutyo. Mu madini barabikoraga cyane. Hari naho bashyiraga umunyu mu mva z'umuntu wapfuye kugira ngo barinde ko sekibi yanyaga roho y'uwo muntu witahiye. Abandi ariko bakabikorera kurwanya udukoko dutoya twashoboraga kwinjira mu mva. Numva ko umunyu wifashishwaga kuva kera mu bintu bitandukanye. Kikaba kizira kikaziririzwa gutonyangiriza umunyu mu biryo by'undi muntu. Ntuzakore iryo kosa. Kako niba mwicaye muri ku meza ngo umuntu akubwiye ngo kiriramo umunyu ngo umushyiriremo gutya. Hari umuntu ubizi mushobora guserera. Bifatwa nko kumuroga. Kubera ko ngo iyo ufashe umunyu ukawutonyangiriza mu biryo by'umuntu, imikoshi kuriho uwishyize mu biryo bye noneho yabirya bigahita bimwomaho. Numva ni make umwoherereje imikoshi yawe. Umunyu nawo ni nk'amazi. Amazi aribuka burya, n'umunyu uribuka. Umunyu urabika, uranyunyuza imbaraga mbi. Iyo umuntu rero awufashe abizi neza nyine yabishyizeho umutima, imbaraga mbi zimuriho zinyunyuzwa n'uwo munyu. Noneho aramutse abikoze yawufashe nko mu ntoki, ibyo biba ari ibindi bintu. Kuwufata gutya akagushyira mu biryo biba ari ibindi bindi, noneho yawushyizeho intoki. Ariko no kubikora gutya nabyo ntabwo ari byiza. Amazi aribuka n'umunyu uribuka, kandi amazi arabika ni nk'uko n'umunyu nawo ubika. N'ubushakashatsi bwigeze kubigaragaza vuba aha. N'ubushakashatsi bwa vuba, ibi byo ndi kuvuga n'ubushakashatsi bwa vuba. Bafashe amazi, urabona nk'amazi ari mu kintu cy'igikoresho runaka, amazi uyeretse ishusho y'ikintu runaka. Reka tuvuge mfashe nk'aka gacupa ngiye mu ibase y'amazi. Aka gacupa nkashyize hejuru y'amazi ari nko hanze, ku buryo amazi, ako gacupa kaba kagaragara mu mazi nka kwa kundi iyo wirebye mu mazi wibona. Noneho ako gacupa nako ukagashyira hejuru y'iyo base ku buryo ukabona mu mazi. Noneho ako kanya ayo mazi ugahita uyakonjesha ku buryo aba barafu. Abahanga baje gusanga ishusho y'aka gacupa igaragara muri ayo mazi. Hari uburyo forume y'aka gacupa yigaragaza muri ayo mazi. Ubundi buryo bakoresheje ni ugufata umuntu bakamurebesha mu mazi, barangiza bakayakonjesha kugeza ubwo aba barafu. Isura ye hari ibipimo byabugenewe ushobora gushyira muri ayo mazi ukamenya iyo sura y'uwo muntu. Kandi kwari ukurebamo gusa, ntabwo yigeze ajyamo ngo wenda ngo ashyiremo isura yubikemo bakonjesha isura igaragare. No, ni ukujya mu mazi ukarebamo gutya bakayakonjesha. Bamara kuyakonjesha hari uburyo babibona ku buryo iyo sura y'uwo muntu wagaragaraga muri ayo mazi igaragara. Bakayibona ku buryo hari n'ukuntu amazi aba yishushanyije, n'ubwo wenda ukoresheje amaso asanzwe udashobora guhita ubibona, ariko hari uburyo ushobora kubibona mu byuma byabugenewe, iyo shusho y'uwo muntu ikabigaragaza. Urugero, turi hano, nzanye umuntu wenda mutazi mwese, mushyize hano, arebye muri ayo mazi ndayakonjesheje ahindutse barafu. Mfashe iyo barafu nyijyanye muri laboratwari cyangwa se ahabigenewe, barapimye bahise bavuga bati umuntu wari uri muri aya mazi n'uyu nguyu, wayarebaga n'uyu nguyu. Kandi barebeye ku mazi, ntabwo umuntu ahari, nta n'umuntu uzi ko yari ahari. Barebeye ku mazi bahise babona isura ye. Ni ukuvuga isura ye iba ikibukwa na ya mazi, kuko wahise uyakonjesha n'isura ye irahita yishushanya muri ayo mazi. Bivuze ko amazi aribuka. Amazi aribuka cyane. Niyo mpamvu kunywa amazi ufite amarangamutima mabi ni bibi cyane. Iyo ufite amarangamutima, cyangwa se umuntu ufite amarangamutima mabi agafata amazi akayaguha, akakuzanira amazi, ushobora kuyanywa akakugwa nabi. Bigenda kumera n'ibyo nababwiraga by'uko niba washwanye n'umugore wawe ujye wirinda ko gutekera, kubera na gutekera ibyo biryo biraguhindukira uburozi. Niyo mpamvu bajya banavuga ko atari byiza kurya muri resitora buri gihe, kereka nyine wabuze ubundi buryo. Ko resitora ntabwo itekana amarangamutima meza. Resitora bari guteka batekereza amafaranga. Ese nabikoroga gute ku buryo amafaranga yiyongera? Ntabwo bitekana wa mutima w'urukundo. Nabyo bakavuga ko ari nayo mpamvu n'ibiryo byo muri resitora bigwa nabi abantu kurusha ibiryo byo mu rugo. Uzarebe iyo umuntu akunda kurya muri resitora cyane akunze kurwara. Kuki se ibiryo byo muri resitora wenda ushobora kuvuga ngo ni isuku nkeya n'iki nabyo byazamo, ariko akenshi hari
ubundi bucurabwenge bubyihisha inyuma. Ibiryo byo muri resitora biba birimo amarangamutima mabi, biba bitekanywe amarangamutima mabi kurusha ibiryo byo mu rugo. Ntabwo umuntu uri kugutekera muri resitora abagukunze, abakunzi biri mu mufuka wawe. So ibyo nabyo ushaka kubyumva muri iyo shusho. Niba rero ufashe amazi ukayereka ishusho runaka, warangiza ukayagira barafu, ya shusho ikagaragara yishushanyije kuri barafu, n'umunyu, menya ko ugira izo mbaraga zo kubika. Iyo umuntu rero afashe umunyu unyunyuza imbaraga mbi ziri muri uwo muntu. Izo mbaraga zijya mu munyu, noneho yarangiza akawutonyangiriza ku biryo byawe. Ibyo biryo ukabirya, uba uriye imikoshi. Hari n'umuntu ushobora guhita ahaguruka atanabiriyeho. Hari umuntu ushobora guhaguruka atanabiriyeho kubera ko ibyo biryo bishobora guhinduka uburozi. Ni nko gutonganira ku meza. Muzabona ko abagore barabikunda cyane. Iyo yagutekeye neza, mugeze ku meza, niba hari amasinde mufitanye, utangiye gutamira rimwe ahita atangira kugutonganya, cyangwa se ari nk'ikintu ashaka yabuze ahantu aguhera, upfa kuba utangiye gutamiraho, utekereza ko ari ibintu byikora gutyo. No, ushobora kubyumva ko ari ibintu bihuriranye, ariko se kuki bihurirana nyine buri gihe akajya aza kubikubariza ku meza, waba utangiye kurya agahita atangiza intonganya. Ntabwo ibyo byo bishobora kukugwa neza. N'ikimenyimenyi uzabirya uzambwira. Ibi rero birubahwa cyane. Nk'iyo ugiye mu mico itandukanye y'Abahinde usanga babyubaha. Muri Morocco barabyubaha cyane. Mu Bwongereza hari uduce tumwe na tumwe babiziririza gushyirira umunyu mugenzi wawe mu biryo, bikaba biziririzwa cyane. Mu Bushinwa ho usanga byaracengeye mu muco wabo. Kuva kera rero umunyu warubahwaga cyane. Nabwiye ko no muri Bibiliya hari imirongo myinshi igaragaza umunyu nk'ikintu kidasanzwe. Muri umunyu w'isi nabibasomeye. No muri Ezekiel 43:23 haravuga ngo numara kucyeza uzatambe ikimasa kidafite inenge n'isekurume y'intama yo mu mukumbi idafite inenge, kandi uzabizana imbere y'Uwiteka, maze abatambyi babitera umunyu. Turimo turajyana. Abatambyi babitera umunyu babitambirire Uwiteka, bibe ibitambo byonswa. Kubitera umunyu rero, urumva ko umunyu wafatwa nk'ikintu kidasanzwe. Gushyira umunyu mu nkweto rero bishobora guhindura ubuzima bwawe. Umunyu ni ikintu gishaje cyane mu isi, kandi kitigeze gitakaza umwimerere wacyo, cyane cyane umunyu w'inyanja cyangwa se umunyu w'amabuye. N'uyu ni uw'amabuye. Ni ibintu bitigeze bitakaza umwimerere. Umunyu w'urutare, umunyu w'amabuye uba ufite umwimerere kurusha ubundi bwoko bwose bw'umunyu. Niyo mpamvu umunyu wo mu gikoni uri mu myunyu yatakaje umwimerere cyane. Burya ikintu iyo cyatakaje umwimerere kinatera uburwayi. Hari n'abantu barwara, yajya kwa muganga bakamubuza umunyu wo mu gikoni, ahubwo wenda bakamutegeka uyu nguyu w'inyanja. Uyu uracyafitemo umwimerere, uracyafitemo imbaraga zikiza. Cyangwa bakamutegeka umunyu w'amabuye, uracyafitemo imbaraga zikiza. Cyangwa uyu nguyu. Ariko uyu bisaba nyine kuwutunganyamo ukuntu kugeza ubwo uhindutse ifu, ugahinduka nk'uyu usa umweru gutya. Icyo gihe uba wawukoresha ku meza. Mu gihe rero wacitse intege, wananiwe, wahangayitse, kumva nta kabaraga, ibibazo by'ubuzima ni byinshi, mu muryango ntabwo byifashe neza, urumva wibuze, wigunze, igihe cyose wasuherewe, ushobora kugerageza ubu buryo. Nta wamenye, ushobora gusanga ikintu wari utegereje cyagususurutsa ari iki kintu mvuze. Ni ikintu cyoroshye. Hanyuma reka mbikure muri ubu buryo bw'imyizerere n'imyemerere. Nkatwe twize ibintu by'iyiga mitekerereze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nshobora kubahaho ubundi buryo njye mbyumvamo bushobora no gutandukana n'uko kuntu abantu babyizera. Njye icyo mba nshaka ni ugusobanurira abantu, nkaguha inguni zose z'uburyo ibintu bifatwa, noneho wowe n'ubwenge bwawe Imana yaguhaye ubwenge bwo guhitamo icyiza n'ikibi. Wowe n'ubwenge bwawe ugahitamo ikikubereye. Hari ubundi bwiru bwihishe inyuma y'ibi bintu mu buryo bw'iyigamitekerereze. Hari irindi somo dushobora kubyigiramo. Hari ubundi bwiru bwabyo. Mwiyigamitekerereze, iyo utunganyije umunyu kuriya, ukawuhesha umugisha kuriya, ukawushyira mu nkweto, uko wajya guva mu rugo umeze biba bitandukanye n'uko uri buve mu rugo washyizemo umunyu mu nkweto. Ubwabyo hari ikintu gihindutse muri wowe, hari ikintu kiremye muri wowe, hari izindi confidence uri buze kugira, hari ukundi kwihagararaho uri buze kugira
utari usanzwe ugira, kandi uko kwihagararaho uguhawe gusa nuko hari umuhango wakoze, hari umunyu washyize mu nkweto, byonyine kubyiyumvamo gutyo ku ruhande rumwe bishobora kuba ikintu cyiza. Iki nanone gushyira umunyu mu birenge gutyo ubwabyo bigufasha guhora wiyibutsa ko uri umunyu w'isi. Iryo naryo ni irindi somo dushobora kuba twabyigiramo. Ukwiye kuba urumuri, ukwiriye kumurikira ibikugaragiye byose aho kubibera umwijima. Umunyu ni igisobanuro cyo guhumanura, umunyu ni igisobanuro cyo kumurikira isi, gukuraho imbaraga z'umwijima ahubwo hakaza imbaraga z'umucyo. Byonyine kuwushyira mu birenge bishobora guhora bikwibutsa ugomba kumurikira ibikugaragiye byose aho kubibera umwijima. Ibi rero bituma wiyongerera agaciro, ukumva utekanye, ukumva uri ingirakamaro, bikanagabanya ubwoba. Niba hari nk'umuntu ugira ubwoba bw'ibizamini, gushyiramo umunyu byonyine bishobora kumukiza ubwo bwoba. Kumva gusa ko harimo umunyu ubwabyo bishobora kumukiza ubwo bwoba, bituma ugira intumbero. Twabonye ko ubwoba ni ikintu kibi cyane. Ubwoba ni ikintu kibi. Iyo umuntu ari kurasa yishimisha, ahamya rwose icyo arasa, ahamya ibipimo byose. Ni ukuvuga ubuhangange bwe n'ubumenyi bwe bwose burigaragaza iyo umuntu ari kurasa yishimisha. Kwa kundi abantu barasa by'imiheto bishimisha, ntashobora guhusha, kubera ko ubuhangange bwe n'ubuhanga bwe bwose buba bumworoheye, nta bwoba aba afite. Ariko iyo ari kurasa ngo ahabwe umudari, atangira kubona ibipimo ari bibiri. Nuva hajemo akantu k'ubwoba. Kuba rero harimo umunyu bishobora gutuma ubifata nk'ibintu bisanzwe, ukarasa n'ubuhanga bwawe bwose kandi ukaba wahamya mu bipimo nyabyo, nko mu bizamini. Ubwo nicyo nashaka kuvuga. Ngibyo rero iby'umunyu ni ibintu byoroshye cyane gutyo rwose. Ku rundi ruhande mwiga mitekerereze nanone, kuba byoroshye cyane kubona umunyu, kuba byoroshye cyane kuwushyira mu nkweto, hari n'igihe bigamije kutwibutsa ko rimwe na rimwe mu buzima ibisubizo by'ibibazo duhura nabyo biba ari ibintu byoroshye cyane, bingana no gushyira umunyu mu nkweto. Ariko tugatana tukajya kubihigira naho bitari, tukavunika cyane kandi ibisubizo bitwegereye cyane ku buryo tutabitekereza. Gushyira umunyu mu nkweto rero bijye bikwibutsa ko mbere yo gushaka ibisubizo bihambaye bivunanye, wajya ubanza kureba ko nta bundi buryo bworoshye wabonamo ibisubizo. Ikindi, umunyu twibutsa kwihuza n'isi. Niba hari ikintu gifite imbaraga cyane mu kwihuza n'isi, ni umunyu. Umunyu n'isi dore ni gutya, umunyu n'isi n'ibihwanye. Niba ari ikintu gishaje nk'isi, ni umunyu. Gushyira umunyu mu nkweto rero ni ugushyira bariyeri hagati yawe n'imbaraga z'umwijima. Kandi nuwushyiramo ujye uniga gusoma ibimenyetso by'ibihe, ukurikirane witonze umubiri wawe, imibereho yawe, urebe impinduka zizamo cyangwa ibintu bidasanzwe bizamo. Nko ku bantu batajya bagendesha ibirenge na rimwe mu buzima bwabo, ubu buryo bwanabafasha kwihuza n'isi. Ubundi biba byiza iyo ugize igihe cyo kwihuza n'isi. Kwihuza n'isi ni ibintu bya buri gihe, bikaba byiza rero iyo ubikoranye n'ikintu cya kamere nk'umunyu. Mu bihe bya mbere bishobora kugutonda, ariko gukomeza kubikora hari ibidasanzwe uzagenda ubona nk'impinduka mu buzima bwawe. Muri make, utabikoreye ubwirinzi, utabikoreye kwihumanura, ntubikorere ubuzima bwiza bw'ibirenge, ntubikorere kwihuza n'isi, wabikorera kwiyibutsa ko uri umunyu w'isi. Ukabikorera kwiyibutsa ko ibisubizo rimwe na rimwe biba bitwegereye cyane kurusha uko tubitekereza. Ku bantu bamwe na bamwe rero bashaka kumva nta njyana ibi bifite, ibyo nta kibazo rwose. Gusa kuba wumva nta njyana bifite ntibivuze kubangamira abumva bifite injyana. Niba utumva ibintu uko bikora, ntukabirwanye mu gihe abandi bumva ko bibakorera. Tugomba kwiga kubahana mu kintu kijyanye n'imyumvire n'imyemerere. Nk'uko nawe hari ibyo urya abandi batarya, abandi bakaba babirya we ntubirye, ni ikigaragaza ko hari n'ibyo wowe utakora ariko abandi bashobora gukora. Ibyo ukora biragukorera, nabo ibyo bakora birabakorera. Ntibyambuza rero kubibasobanurira, nkanabereka uko bikora n'uko byakoraga kuva kera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twige kubana mu mahoro, ntawe ubangamiye imyemerere ya buri umwe. Twige guhanganisha ingingo aho guhangana hagati yacu. Wowe n'umutimanama wawe, wowe n'Imana yawe, wowe n'ubwenge bwawe, nimwe mugena ikibabereye. Kuba rero utemeranya nabyo ntabwo bivuze kuza hano hasi mu bitekerezo ngo urwanye uwemeranya nabyo. No, twige guhanganisha ingingo aho guhangana hagati yacu. Icyo utumva nta kibazo, kora ibyo wumva, ariko undi ubyumva ntukamubuze wenda umugisha we. Ushobora gusanga aricyo kintu yarategereje kugira ngo ubuzima bwe buhinduke. You never know, ntawamenya. Hari n'umuntu uba wumva ibi bintu wenda atabigerageza kubera imyizerere ye, uwo nawe rwose afite ishingiro, ntacyo bitwaye. Buri wese nicyo yizera. Bipfa kuba
bimukorera mureke agerageze. Niba bimufasha kumva icyanga cy'ubuzima, bikaba bimufasha gutuza, bikamufasha kwiga kamere y'Imana, nta kintu na kimwe bitwaye. Ikintu cyose gituma wiga kamere y'Imana. Tubaho kugira ngo twige gukunda, tugakunda kugira ngo twige kubaho. Gukunda nicyo cyita rusange mu bijyanye na kamere y'Imana. Niba rero ikintu runaka kimufasha kwiga kamere y'Imana, kuki atagikora? Niba kimufasha kumva icyanga cy'ubuzima, kuki atagikora? Kuki we wamubuza? Kuki wamubuza? No, kuba utabyemera ntabwo byemera, ariko hari ubyemera kandi bikorera. Niba bimufasha gukunda, bikamufasha kubaho neza, nta kibazo rwose, ntabigerageza. Imigenzo yose tugerageza gukora n'ikibigamije akenshi, yaba iyo dukorera mu madini tubarizwamo, iyo dukorera mu ngo n'ahandi hatandukanye, yose nibigamije kudufasha gukomeza kumva icyanga cy'ubuzima kurushaho. Rero ikintu cyose umuntu yakora kigamije kumufasha kumva icyanga cy'ubuzima, nta kibazo na kimwe. Sinabyiza burya kubangamirwa n'umugenzo runaka. Nubwo ndi kubibabwira gutya, si byiza kubangamirwa n'umugenzo runaka. Umugenzo runaka niba ukubangamiye, ntukawukore, kubera ko nuwukora ubangamiwe, nta kintu uzagukoreraho, nta kintu uzakugezaho, nta kintu uzagufasha. Kuri wowe wumva rero wawugerageza, ukore iminsi runaka, nubona hari impinduka uzanye mu buzima bwawe, nakubwira iki, uwukomeze. Nukora ukumva nta kintu uhinduye mu buzima bwawe, nta mpamvu yo kuwuhatiriza, wihorere rwose, ugerageze n'ibindi. Hari ibintu byinshi wagerageza bikakuzanira amahoro. Erega ibintu byinshi abantu bakora ni imigenzo. Kubyuka ugakora siporo ni umugenzo, gusenga ni umugenzo, gusenga mbere yo kurya ni umugenzo. Njyane nababwiye bya mantra. Ibintu byinshi tugerageza, kwitekerezaho ni umugenzo runaka ugufasha kumva icyanga cy'ubuzima. Kuririmba ni umugenzo. Ibintu byose dukora aba ari umugenzo, ni imigenzo dukora igamije kudufasha kumva icyanga cy'ubuzima kurushaho. Ngayo nguko rero, rimwe na rimwe ibintu udatekereza nibyo bishobora gukora ikinyuranyo gikomeye mu buzima bwawe, kandi ushobora kumenya ko ikintu runaka cyagukorera mu gihe utagerageje ngo urebe. Kora ubushakashatsi, nubona bigukorera nta kibazo. Ko wagerageje n'ibindi byose se wenda ntibigukorere, ku kibi byo utabigerageza. Nubona bigufasha nta kibazo. Bifa ko bigufasha kumva icyanga cy'ubuzima, nakubwira iki, cyane ko ari ibintu byoroshye, bidahenze, bitagusaba ibintu bihambaye. Icyo ukeneye ni umunyu no kuba wizeye ko wagukorera umuti. Nyuma yo kugerageza ubu buryo, uzagaruka hano hasi mu bitekerezo utubwire uko byakugendekeye. Cyangwa se niba hari uwigeze abikoresha bikaba byamukorera, ashobora kudusangiza ubwo bunararibonye, bikanatinyura n'abandi, bikagaragaza ko binakora. Ngibyo rero iby'umunyu, yaba uyu munyu w'amabuye ushobora kwifashishwa muri ubwo buryo, yaba uyu munyu w'inyanja, cyangwa se uyu w'amabuye watunganyijwe muri ubu buryo. Waburaniwe burundu imyunyu yose utabasha kuyibona, ushobora no kugerageza uyu wa gikukuru. Nabwo waburaniwe, gerageza no mu gikoni. Ariko mu bijyanye n'umwimerere w'imyunyu, uw'inyanja n'uw'urutare cyangwa se n'uw'amabuye biribanziriza bikanikurikiza, biracyafite umwimerere kamere w'umunyu.